kugeza kuri Mutwara Sibo bemeza ko gahunda yiswe guca ingando mu mirenge ko hari bimwe mu bibazo isigaye ikemura ndetse ko ibafasha kubereka ahakiri icyuho. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma burasaba abayobozi b'imidugudu n'ab'utugari ndetse na Mutwara Sibo kumenya ubuzima bw'umuturage bayobora. Mugenzi wacu Uwayezu Mediatrice yadutegura inkuru mu buryo bukurikira. Guca ingando ni kimwe mu ngamba ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bugaragaza ko bubafasha kumenya ahakiri icyuho no gufatira hamwe ingamba nabo bireba mu rwego rwo gufatanya kwesa imihigo ya 2025 na 2026 no kurebera hamwe ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Ubwo bari mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma hagaragajwe ko hakiri bamwe mu baturage bafite inzu zenda kubagwaho n'abatagira ubwiherero batishoboye. Bamwe mu bayobozi b'utugari na ba Mutwara Sibo bagaragaza ko bagiye gukora cyane nk'ingamba bafatiye muri ibi biganiro. Ingamba rero tugiye gufata no kwegera abaturage bacu kugira ngo turebe ubukeneye ubwo bufasha kugira ngo natwe tubumuhe ubwiherero, ubukeneye ubufasha bw'ibyo bimutunga cyangwa se udafite igikoni tube twageza ku buyobozi dufatanye tube twamuha ubwo bwiherero ndetse n'icyo gikoni. Niba nta n'ibimutunga afite dukorane n'abaturage ubundi tumushakire ibimutunga kugira ngo nawe abeho neza. Ndetse hari ingamba nyinshi rero tuhakuye twebwe nk'abayobozi bitweretse yuko mu byo twakoraga byose twabikoraga ariko tukagira aho tutitaho. Twajyaga muri ibyo bikorwa koko bya Imani Security ariko tugasa naho tugarukira ku irembo mu gikari ntitugereyo. Rero mu ngamba nyinshi dukuye hano harimo yuko aho twagarukiraga noneho tugiye kuharenga, noneho tukareba tukajya mu gikari tukareba n'ibindi byose bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Nk'uko rero biri mu nshingano zacu twebwe nk'abasosiyare, uko twakoraga intonde cyangwa uko twitaga uwo muturage tugiye kongera nanone twongeremo imbaraga zishuje. Ari urugendo rurerure kuko kugira ngo guhindura imyumvire y'umuturage yaba ufite amafaranga ashobora kutagira tuwarete ariko afite amafaranga, hakaba rero n'abadafite amafaranga badafite ubushobozi badafite n'iyo tuwarete cyangwa se ibikoni. Ingamba dufatiye hano rero nyuma yo kureba ibitagenda neza cyane cyane nk'ubuyobozi bw'akarere bwadusuye bukatugira inama, dufite ingamba ziteye gutya. Iya mbere ni ukubanza kumenya mbere na mbere abafite ibyo bibazo ni bande. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutenderi Mugabo Dani avuga ko umwanzuro bihaye bakuye mu biganiro byo guca ingando binyuze mu masibo bagiye gufatanya n'abafatanyabikorwa babo babaha ibikoresho byo gukemura ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Dafite amacumbi mu mihigo twari dufite Imani Security gukemura ibibazo bibangamiye umudendezo w'Abanyarwanda. Inzu zigera kuri 7 ari amaze kubakwa 5 ariko mu bugenzi bwakozwe hagaragaye n'izindi bitewe n'ibiza. Ikigiye gukorwa nta kindi nk'uko mwayibonye ni umwanzuro twihaye wo gukorera ku isibo itekanye kandi ishoboye, aho mu isibo inzego zose ziri muri iyo sibo zigiye kugira uruhare mu kubaka izo nzu. Abafatanyabikorwa bagatanga ibikoresho birimo amabati, birimo amasima, noneho abaturage bagakora umuganda. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mapambano Nyiridansi Siriyake avuga ko ibikorwa byoroheje bireba umuturage nko kubakira abatishoboye ubwiherero no gusana inzu ari kimwe mu bibazo bihabwa umurenge bigakemurwa n'abaturage. Tugahura n'inzego z'ubuyobozi kugera kuri Mutwara Sibo n'undi wese ufite icyo ayobora mu murenge, hanyuma tukaganira ku buzima bw'umurenge, tukabaha umwanya munini ukaba uwabo wo kuduha uko ubuzima bw'abaturage babayeho bayobora hirya no hino. Tukareba ibitureba nka leta biremereye umuturage, ariko tukanava dufasha ingamba ko ibyoroheje nk'ibyo bya Human Security cyangwa se ibibazo bibangamiye umudendezo w'abaturage bo guhita babikemura. Ni naho havuye ingamba ko bahavuye bafashe ibyemezo bavuga ati twebwe dufashe icyemezo cy'uko tugiye gukoresha amasibo hamwe n'amasibo tugakemura ibibazo bibangamiye abaturage, ibijyanye n'ubwiherero, ibijyanye n'izo zimeze nabi tukazikora umuganda kandi bigashoboka.
hanyuma natwe nka leta nk'akarere tukareba bya bindi biremereye, amashanyarazi, amazi, imihanda umuturage atabasha kwikorera. Gahunda yo guca ingando igamije kumenya neza ubuzima abaturage babayemo, ubuzima bwabo haba nijoro cyangwa ku manywa. Umurenge wa Mutenderi wagaragaje ko mu mwaka w'imihigo wa 2025 na 2026 wihaye intego yo gukemura ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage, aho kuri ubu bubakiye abatishoboye inzu zigera kuri 72%, izisanwa zigera kuri 34%, kubaka ubwiherero bugeze kuri 82%, ubusanwa bugeze kuri 73.7%. Uwayezu Mediatrice mu karere ka Ngoma. Turamushimiye cyane mugenzi wacu Uwayezu Mediatrice. Mu yandi makuru, mu rwego rwo gukomeza kugira uruhare muri gahunda ya Turindane Tugereyo Amahoro, umuvugizi wa polisi y'igihugu ISP Boniface Rutikanga aributsa abatwara za moto ndetse n'abagenzi kujya bitwararika kwambara kaske nk'uko amategeko abiteganya, kuko uretse kuba ufashwe atayambaye abihanirwa, ari no mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abatwara za moto ndetse nabo baba batwaye. Moto ni y'abantu babiri, ifite asansi y'abantu babiri. Nujya ugaterekamo umwana wawe ukambara kasike ukamusika nta kasike yambaye, niba ubivuge sinzi impamvu bireka. Motari afite kasike ebyiri, iye arayambaye imurinze umutwe, umugenzi wowe urayambaye ikurinze umutwe, umwana wawe umushyizemo ntayambaye. Bivuze ko hari igihe wumvaza nkakubwira nibe niba wahisemo kubikora gutyo, basi ube tayari no kwakira ingaruka zabyo. Ariko twebwe nkatwe nka polisi icyo tuba tugwana nacyo ni ukugenza ingaruka zitakugeraho. Ariko moto dufite uyu munsi dufite moto yubatse ku buryo yakira abantu batatu, dufite moto yubatse ku buryo yakira abantu babiri, ikahabwa asansi y'abantu babiri, ikagira kasike z'abantu babiri, no gushyiramo wa gatatu hagati aho ngaho. Rero tuzirikana imiterere y'ikinyabiziga, tuzirikana uko kimeze ubu, tuzirikana uko cyubatse n'abagomba kukijyaho. Ibindi nuhitamo kubikora ntabwo igisubizo uzagihabwa na polisi. Mu Rwanda nubwo ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere, haracyagaragara ikibazo gikomeye cy'imyanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje bititabwaho uko bikwiye, bikaba bishyira ubuzima bw'abantu n'ibidukikije mu kaga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA kigaragaza ko iki kibazo giterwa hanini n'ubumenyi buke bw'abaturage ku ngaruka z'imyanda ndetse n'ubukangurambaga bukiri hasi ku bijyanye no kuyicunga ndetse no kuyitandukanya n'indi myanda isanzwe. Mugenzi wacu Gacinya Regina yadutegura inkuru mu buryo bukurikira. Benshi mu baturage hirya no hino mu gihugu ntibazi ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bitagikoreshwa nka telefone, mudasobwa, televiziyo n'ibindi bishobora kongera gutunganywa, ahubwo ugasanga bibikwa mu ngo igihe kirekire, bikaba byateza ingaruka ku bidukikije no ku buzima bwabo. Bamwe mu bo twaganiriye bagaragaza ko batari bazi ayo makuru. Telefone yanjye yapfuye nkabona inaniye, nshyira nk'hariya nko ku kabati cyangwa se ahandi hantu, nabona byanze nkashyira umutekinisiye, ahubwo mbona nta nicyo nzabimaza nkabimusigira bikahaguma. Ariko iyo hamaze iminsi nayibitse nkagerageza ubwo nkagura indi, ubwo ni uko nguko bigenda. Zacu zapfuye tuzibika mu kabati kubera yuko ngewe ngubu mu rugo mfite 3 nazibitse mu kabati kubera yuko nta handi hantu nabona aho kuzibika, gusa ntabwo narinzi ko zitera indwara. None se nkanjye mfite mudasobwa, computer, iyo zapfuye nk'ubu nazitwara hehe? Sinarinzi ko zishobora kuba zatera izo ndwara zitandukanye, ahubwo mudufashe mutwereke ahantu twaba twazishyira zidateza izo ndwara. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imyanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibikoresho by'amashanyarazi, mu mwaka wa 2018 hashinzwe Enviro Service Rwanda ifite mu nshingano zo kuyikusanya no kuyitunganya. Gusa umuyobozi wa Enviro Service Rwanda Olivier Mbera avuga ko hakiri ikibazo cy'abantu badatanga ibyo bikoresho, nyamara bakabibika mu ngo kandi bishobora kuba uburozi kubera imyumvire ikiri hasi. Byiza kubibika mu ngo bishaje mu gihe bitagikoreshwa, kuko nabivuze habamo ibinyabutabire, uko ugitindana kikarenga ubuzima bwabyo, ubwo binyabutabire bushobora gusohoka. Kugira ngo mujya mubibona nko ku matelefone, ugasanga telefone yarabyimbye, cyangwa ugasanga battery zatangiye kurikinga,
cyangwa muri biriya mwabonye by'ama cathode ray tube habamo powder iyo imenetse izo chemicals ziba released ku buryo zitera amakanseri. Ikindi mujya mwumva ngo frigo yarashaje ngo isigaye ishiramo gaze, iyo gaze iba yagiye hehe? Iba yasohotse. Uko isohoka mu ngo zanyu niko mwangiza ubuzima ariko munangiza n'ibidukikije. So ntabwo turifuza kuba mwadufasha kumenyesha abantu bose ko ibi bikoresho mu gihe utagikoresha, mu gihe nta mpamvu yo kukigumana mu rugo, dufite amakusanyirizo. Umukozi wa REMA ushinzwe iyubahiriza ry'amategeko arengera ibidukikije Akimaye Beata asaba abaturage kujyana ibyo bikoresho ahabugenewe aho kubibika mu ngo. Nkaba navuga nanone muri rusange ngo leta yashyizeho amategeko, ishyiraho amabwiriza y'uburyo iyo myanda icungwa, abayifite bagerageze kubahiriza ibyo amategeko ateganya, twirengera kuko iyo ibidukikije byahumanye ntabwo bitoranya, barengera abaturanyi, barengera igihugu muri rusange, nabo ubwabo natwe ubwacu twirengera. Uru ruganda rwa EnviroService rumaze gukusanya toni hafi 8,500 z'ibikoresho bishaje, bimwe bikavugururwa bikongera gukoreshwa hagamijwe kurengera ibidukikije. Kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima mudasobwa zisaga 40,000 zongeye gukoreshwa. Gacinya Regina, i Kigali. Reka twekeze mu karere ka Bugesera. Abatuye muri aka karere barasabwa kugira isuku mu byo bakora byose, haba ku mubiri bakagira isuku ndetse bakayigira n'ahandi aho batuye, kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza muri rusange, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Imanishimwe Yvette. Kugira isuku y'ibiribwa kugira ngo ibiribwa dufata nabyo bitadutera za ndwara ntabwo ari byo. Ni byiza ko twibuka bya bihe byo gukaraba intoki, ko hari muri gihe cyo gutegura amafunguro, guhanagura umwana uyanduje uvuye mu bwiherero, ariko ukibuka cyane ko iyo ugiye gukora ku byo kurya ku mafunguro wakwiye gukaraba intoki. Naho ubundi niko binyinshi twajya tuzihererekanya mu ntoki zacu, z'intoki zacu zishobora guhererekanya umwanda bigatera uburwayi. Ku isuku n'isukura ntabwo bigarukira aho gusa n'aho tugenda, binajyana no kurimbisha. Kurimbisha ni ukuvuga aho ntuye, niba nshoboye gutera irangi nsiga irangi, niba ari karabasasu nisige, inzu nigende ku mireberaho ndeba, imbere y'iwanjye nibuke ko nkwiye gutera ibiti, nkwiye kugira pasiparumu, nkwiye rwose kuba mfite isuku mu bintu byose, iwanjye uhageze akabona ko hari isuku. Isuku rero ijyana no kurimbisha aho dutuye. Niyo mpamvu muzabona dutera ibiti, niyo mpamvu muzabona dukora pasiparumu, turengera n'ibidukikije nabyo isuku izamo. Ikindi nshaka kuvuga cyane, hari naho tugira isuku na bya biribwa navuze bikaba bimeze neza, ubwiherero natwe dusa neza, ariko tugahura n'abana basa nabi. Abana bacu nabo nabo kugirira isuku, ntabwo ari ababyeyi gusa bireba, barabana tubatoza umuco w'isuku, ariko natwe tukagira isuku. Bari njyewe nteza umwanda, ariko naba ari nanjye ndeberera umwanda, hanyuma kandi tukavuga ngo tujyanemo, tugeraneyo kandi tugumanemo. Nitujyana mukayigira ku wa mbere, ku wa gatatu tugasiba, ku wa kabiri, ku wa gatatu tugasiba, ntabwo tuzongera kugirana ku wundi wa mbere. Twifuza rero ko mu isuku tujyanamo tukagera nayo, kandi twagera nayo tukanagumanaho, nta gusubira inyuma, n'intambwe idasubira inyuma. Isuku rero iratureba twese, twumve ko ari umwihariko. N'amashimira cyane Rwanda NGO Forum n'abandi bafatanyabikorwa dufatanya. Yabaye ku wa 15 Mutarama 2026
ku majwi miliyoni 7,946,772 ahwanye na 71.6% by'amajwi yose. Yatsinze abakandida 8 barimo Robert Chagulanyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine wo mu ishyaka National Unity Platform na Nathan Nandala Mafabi wo mu ishyaka Forum for Democratic Change. Umuhango w'irahira rya Museveni witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 35 n'abaturage baturutse imihanda yose basaga 10,000. Mu bayobozi bitabiriye irahira rya Perezida Museveni barimo Perezida Salva Kiir wa Repubulika ya Sudani y'Epfo na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bitabiriye kandi harimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya. Perezida Museveni yashimiye abayobozi bose bitabiriye uyu muhango wo kurahira ndetse n'abaturage ba Uganda. By'umwihariko yashimiye Tanzania kubera ko ubu Uganda irimo kwishimira ibyo igezeho n'uburyo ingabo zayo ziyubatse kubera umusingi bahawe na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wayoboraga Tanzania ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka w'1986. Yanashimiye Mozambique imbere ya Perezida Daniel Chapo ko icyo gihugu gifatanyije na Nyerere bafashije kubaka ingabo Uganda ifite uyu munsi. Perezida Museveni yanashimiye ishyaka rye ku buryo ryitwaye mu matora kandi rigatsindira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko no mu buyobozi bw'uturere. Muri uyu muhango hanerekanwa amashusho yafashwe mu gihugu hose agaragaza ibikorwa bikomeye ashimangira iby'ubutegetsi bwe bwagezeho mu gihe amaze ayobora Uganda kandi byubatswe n'abaturage ba Uganda aho kuba abanyamahanga. Muri ayo mashusho kandi hagaragajwe inganda nini Uganda ifite, ibikorwa by'ubuhinzi n'ibindi bitandukanye bigaragaza iterambere rya Uganda. Yasabye abaturage gukomeza kubaka ubukungu bw'igihugu no kongera agaciro ibyo bafite bafatanyije n'ibindi bihugu. Mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko afite umugambi wo kugira Venezuela leta ya 51 y'igihugu cye nyuma yo gukuraho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro. Uyu mugambi wa Trump washyizwe hanze n'umunyamakuru wa Fox News John Roberts nyuma y'ikiganiro cyo kuri telefone. Yavuze ko yagiranye n'uyu mukuru w'igihugu kuri wa 11 Gicurasi. Uyu yavuze ko Trump yamubwiye ko ashaka kugira Venezuela leta ya Amerika ndetse agakomeza kubyaza umusaruro peteroli iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo gifite. Trump yabwiye uyu munyamakuru ko impamvu ashyize imbere uyu mugambi ari uko Venezuela ifite ibikomoka kuri peteroli bibarirwa mu gaciro ka miliyari 40 by'amadolari y'Amerika ndetse akaba akunzwe muri icyo gihugu. Muri Mutarama uyu mwaka nyuma yo guta muri yombi Maduro wayoboraga Venezuela, Trump yavuze ko Amerika izayobora Venezuela ifatanije na Delcy Rodriguez wemejwe nka perezida w'iki gihugu by'agateganyo kuva Amerika yatangira kwinjira mu bucuruzi bwa peteroli ya Venezuela. Muri Mata buri munsi hagurishwaga utugunguru miliyoni. Ni imibare nk'iyi yaherukaga muri 2018. Kugira ngo Venezuela ihinduke leta ya Amerika byasaba ko byemezwa n'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubutegetsi bwa Venezuela, ibintu Rodriguez yavuze ko bitazigera biba. Naha dusoreje amakuru yose twari twabateguriye, ariko reka tugaruke ku ngingo z'ingenzi zayaranze.